Babe. Really? Wait. Babe. Sheri. Oui, babe. Bite ko wabyutse kare. Baby, hari raporo ndi gukora, hari ibintu ndimo ijyana no gutumiza ibintu Dubai. Ni ukuvuga ngo iyo ngiyo ni ndazishinga kandi ngo ngomba gukora byibura iminsi 3. Sasa uranyihanganira. Unihanganira baby. Sheri uzajya ubyukira mu kazi mu gitondo reba hano. Uzi ko wabyutse saa 2. Erega akazi niko katubishijeho. Niyo mpamvu nawe usa gutyo. We iyo urebye n'ibikunda. Nikunda se gute nakubona? Ngize ukuri. Ikintu wabuze muri urugo ni iki? Nabuze wo. Undeba turi kumwe. Nureba se wabyutse ukansiga mu buriri. Twe ngiye mbyite nkitegura ngo tunywe icyayi nkakubura. Ubu se ko nari maze gutegura breakfast hasi. Kutaza ngo tujye kwifata. Basi bya hangana ndaje. Ma ibyibura isaha imwe ibintu. Isaha naranywe icyayi se. Agasaka mukonyine. Agasaka ndaje. Simple. So I love you. Basakira buri kumwa kino nari ko. Akose ntabwo nakibonera umwanya ariko ntacyo. Reka mbe ndaza kubivanga. Yes. Akuri kuvugira muri nani? Man, ngoye gripe kubera winter mu Bufaransa. Mu Bufaransa zarakonje. Bari muri winter. Harakonje cyane. Ese wowe kutagisohoka ntabwo ugitraveling byagenze bite? Njya he? None iyo umuntu ashatse umugabo ntabwo agenda. Umugabo se no kwirirwa ubungabunga ujya hariya na hariya na hariya. My dear, ko wahoraga ubungabunga ujya hariya na hariya na hariya. Nahajyaga ntarashaka. Reba kuno usigaye ngana. Warananutse. Kwera wirirwa ugenda mbese ntabwo ujye wicara hamwe. Ngenda n'amaguru se. Ahubwo ngiye kahuye. Kunanuka ndi kuri taye, excuse you. Ndashaka kongera kuba mutoya big. Turimo turakora kandi imyaka irimo iragenda dutamanza yiget. Ndikugenda ukura. Ufite ikibazo cyo mu mutwe. Reba kuno ngiye nsigayenza. Nirirwa hano kuva ku wa mbere sibyo ku wundi. Wirirwa hano. Nisiga meka mbere umeze. Wirirwa hano. Cyakora nsohoka hano. Shara nsohokanye. Ngiye muri salo. Nta kindi gihe nsohoka. By the way, umugabo wacu ameze gute? Wawe nande? Wacu nyine umugabo nyine wacu tu. Wowe nande? Wawe. Ngiye pamera umugabo wawe. Twese wacu wawe. Our husband, I mean. My husband. Yes, your husband. Thank you. Dear sister. How is he? Next time don't do that. Umugabo wacu. Umugabo wanjye ameze neza. Nyine kuwa mbere kugeza kundi nakazi. Biragara nta nubwo wishimye ariko burya ni nabicecetse. You don't look happy. I'm good. You were a happy girl. Uhora useka ubusa izi zose kize. Icyo cyo usetsa ubu ngubu mbonye. Sino? Yego sana y'ubukumbuye. What happened? It's okay. What happened? Mbwira man, I'm your friend, you know. What? You are my friend. Uzabanza ushake. Your best friend in fact. Yes, you are my best friend, but uzabanza ushake ugere mu rugo nibwo uzamenya umugabo cyari cyo. Umugabo ni iki rero ntarana wigera. Ariko sindura buri ufite amafaranga, ugenda mu modoka nziza. My point exactly. Ugenda ahantu hose ushaka ubundi uraburi iki? Gushaka umugabo. None umugabo rero sasa n'uwiki by the way amafaranga ndayafite. Umwana ni mushaka nzamushaka mubone. Mubyare. Ariko shawo yashanje okenda mushaka. Ayisha. Bashaka umugabo. Ko mbora wagira ngo ntago biba bimeze neza se wambwiye ariko wape. Imagine umugabo wanjye yirirwa mu kazi kuva ku wa mbere kugeza ku wundi. Noneho na wa munsi avuga ngo yiriwe hano mu rugo ngo nakoreye mu rugo kwa kundi umugabo akubwira ati ejo nzirirwa hano. Nabwo ariko urarwaye. It's okay. Umva bagushakira umuganga. Begi reka amagambo menshi mva wongeye wimbwira. Hanyuma nuko kabigaseka nkaheza.
hanyuma umugabo wanjye yirirwa imbere ya mashini kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, arabyuka akajya muri dushe, no kurya ntarya, icyayi ntakinywa, niyo mukozeho baby 2 hours give me 1 hour, bise nta time ni njya mbona. Are you pregnant? I'm not. Look at me. Honestly, ni gute umugabo wawe yaguhararukwa gutyo? Kuko the last time mukiri muri za honeymoon mwari mushyushye mu twaragendaga. Ntabwo yari umuworkaholic gutyo, none se ubwo yaje kuba umuntu ukunda gukora byatari gute? Nyine urabizi ko dufite umwana w'uruhinja. Wari gushakira nyine umugabo. I get. Warijabije nk'abandi bagore bose bakibona kubyara. Ndeba, ubusurana ngenze nk'umuntu ukimara kubyara. Look at me. Yeah, you look good. No, so what? And what about in bed? Nazo umugabo araza kukureba. Man, many girls look good. What do you mean? Uririmba meze neza. Umeze gute? N'amapinjama ya cotton, right? God. Urumva ngiye Pamela n'ukuntu nzi kuva kera natwikaga. Ngiye urumva ngiye nshobora kugenda gutyo gusa. Oya wewe umeze nk'abagore bagira mu rugo. Bamara kubona barabonye abagabo. Do uyu munsi wenda ngusanga Nyakamenya ariko wasanga uhora mu bitenge. Ntawamenya. Makeup ukayisiga rimwe na rimwe, kuryama ukarara wifubitse nkaho uri ikigori, uryama. In fact urara niki? Ndaro bedeni ya nijoro nziza ni sexy. Ariko rurangirwa se ngo ubimwereke. Araza yinaga gutya ngo ajya kumva ari umutumba. Urumva uranaho wamukoraho gutya. Okay, now I know. Igihari noneho gisigaye nimba urarana karodoni n'ibiki ukabona ntari interested, then try being naked. Ugira ramboye wose. Try to attract your man. What is it? Wowe se ko numva ufite experience kutarabona umugabo. Turi kuvuga wowe mbabarira ibyanya ntabwo kureba. My life. I am trying to give you advice, my dear friend. Kanazo. Abegi. Soni. Nari ntetse kamuzanira ibiryo urya. Ndabizi ufite n'inzara uwo wirugeye ubunywa inzoga nta kindi kintu kigutunze. Ntabwo nk'inzoga inzoga. Ahubwo by the way iyi drink wayiguriye. Cyakora sheri ikinazi guhaha. Cyo kunywa. Arabyihahira se ko numva nta n'umwanya ajyana. Imagine arakubwira ati ndaje. Yakubona ko aragiye aratuzanye. Akazi zikamwebwa nande nawe. Nawe wese uri kunywa iki? Nizo zidahari se wari kuba utari kunywa. Asiga Gina. Ariko amabona aracyari. Jibril, kuriki se wana? Ndashima Imana. Gake nyine by'iminsi nawe bizi. Konje simeze. Yabona power? Ku kazi bite? So navuga ko bimeze bitera. Hagiye kubindyarya nk'abandi bose ntabwo bimeze neza. Uvuze? Ntabwo bimeze neza kabisa. Urumva kuva wagenda abakozi bameze nk'abigaragambije. Aramubwira gukora ibi ngibi agakora biriya. Amubwira kujya ahangaha akajya hariya. Baraza bakerewe. Donc bari kuri ibyo bashatse. Uragerageza kubahwitura no kubabwira ukabona ahubwo bashaka no kukuragarira. Ntavuze ne rero ngiye ibi bintu aho kugira ngo uzagaruke mukazasanga ibintu byarangiritse. Nsaba raporo rimwe na rimwe simbe nzifite bitewe nuko abo bagomba kuzikora batarazikora ngo bazishyikirize nzi checking nzikuzanire. Ntakubeshya ibintu mu bintu byanze ndiye kugira ngo tuganireho buriya koze hasi unyibutse ibi. Ntabwo ndi kubyumva neza. Ariko se Jibril. Yes. Nk'umuntu asigiye inshingano kweri. Nafashe ububasha nari mfite ndabuguha. Kuko icyumweru kimwe cyonyine maze ntagera ku kazi. Bikabidogere. Ubu se maze nka bitatu. Maze ukwezi se. Ubu se kwenda gufata konje nkigira kuruhuka hanze.
bizagenda bite? Ndatekereza ko rero buri ikintu cyaba cyiza wakwigomwa niyo yaba ari umunsi umwe tugakora inama, kuko bisa nkaho inama twakoze mbere y'uko kujya muri konje nta kintu yamaze, kuko ibyo twavugiyeho byose nta kimwe cyakigeze gikurikizwa. Ukongera ukabibutsa ububasha bwanjye hari ukabibutsa n'ubu wasigiye inshingano, kuko bisa nkaho dusa nk'inzuki zidafite umwami, buri wese arakora ibyo ashatse, nta muyobozi uhari. Simbizi kabisa. Jibril, you know what? Genda acting nkuko rongeye urangirwa na acting. Ubu bubasha narabugusigiye. Ufite uburenganzira uwisha akazi ukamwandikira demande. Yes. Agatanga ubusobanuro. Ya ejo yakica ukongera ukamwandikira indi. Iya gatatu umuha uramwirukana, icyo ukwangiye nukumenyesha. Ubwo bubasha ndabuguhaye. Alright. Sibyo? Ko mu gihe ntari nangiza konje yanjye ntabwo ndaza rwose. Iri cyo ntabwo okay, kubera ko nkunda akazi, yes. Isi yose irabizi ko nkunda akazi. Nta muntu utabizi. Ariko let me take my time. I just want to rest. Okay? Yeah. Genda acting nkanjye ububasha n'ubutayirangirwa ufite ububasha narabuguhaye. Sibyo? Yes. Dufite inama ejo bundi kwa gatanu hanyuma w'ukwezi. Nzaganira nabo. Yeah. Ndatekereza gusa nk'ugenda fata abantu bamwe nkagenda nkakora amatsinda nkagenda mbahereza abashefu. Yes. Icyo gihe bizanyorera kubakontrola. Akuri n'agashyashya. Yes. Ubu bikomeze gutyo. Itsinda ry'abantu batanu nkarihereza umushefu, uwo mushefu akaba nzajya mbaza ibintu byose biri tsinda ryakoze. Bizajya binyorohera cyane. Good. Aho kanda gakunze cyane. Aho ni sawa. Ubikomeze gutyo. Kandi ni nagaruka mu kazi bizakomeze bitorwe gutyo. Yego. Sibyo? Kuko ugomba kubimenyera Jibril. Ndashaka konji y'ukwezi. Ukwezi ntahari subwo nibumva none ngo simpari. None nagiye hanze. Bizagenda bite? Nakwigaragambya hari ko nige mbabona. No. Ndakonaza kubikora boss. Kubikora nta kibazo. Hari kandi mwari muri aho nta kibazo. Turari ko ntongere ngo usubiye mu kintu kimwe. Kunyita boss icyo kintu nakikubujije. Erega bincaho. Jibril. No. I'm your colleague. Yes. Mfata gutyo. I'm your friend. I'm your brother. Never call me boss again. Yeah. Ntabwo mbishaka. Sibyo? Ariko ndabona umeze neza ariko Jibril. Yes. Ariko ikintu twize kuvuga naho kera. Ugomba gufata uyu mwanya ukawukoresha ugaprofita mu bintu byinshi. Nakubwiye ngo uzanyereke fiancé wawe. Ariko rero ntugire ngo nanahari. No, munyereke hari cyo ugomba none ubukwe bwawe nitwe tuzabukora. Ngenda nabikumene nzabugukorera. Really? Yes. I will support you. I will give you a big support. I promise. Umuntu abagigerageza kugenda ashakisha areba aho bizavamo bikagenda neza, ariko muri imizi nakubwira ko hari kandi bitayikera ndamukorera. Gusa ariko ikindi. Pay attention please. About what? Umunsi wane ntabwo ari ibintu byoroshye. Ndabibona niyo mpamvu nanjye bingora. Akenshi ugasanga nanjye nihugira nkavuga se nzashaka umugore muzane mutereka hariya. Inshuro nyinshi ubona va muri karakazi bwije njya mu rugo naniwe ntegura kejo nongera mbyuka nirukanka. Nkibaza uwo mugore nzazana nkatereka mu rugo. Aganitse twashatse. Ngiye nkora turi umugore wanjye, bafite umugore mwiza cyane. Uranjye aritonda. Biragaragara. Uko umubona inyuma. Biragaragara. Nako n'imbere ku mutima. Biragaragara. Bora I love my wife. Niyaje ku kazi umuntu wese yamubonye aravuga ati wow. Uramukora urangirwa kabisa n'umugore wa boss. Ari ukuri murashaka umugore bura so kuvuga neza kuko wana bivuga. Ariko ari ukuri murashaka umugore wabona titre afite ukabona nako bijyana. Ariko umugore wagira ku kazi. Unase umubona ati wow urani wabusha. Niba rero uko agaragara inyuma ari nako ameze ku mutima. Umugore wanjye ntacyo namushinja kabisa. No. Imana yarampaye. Yampaye umutungo mpa n'umugore. Wow. Ahasigaye nahawe rero. Wa mana naye nsaba Imana kugira ngo izampe izamfashe rwose umugore wanjye. Ariko rurangirwa uri umugabo kandi nzi neza ko
kubura umugabo mu bagabo bagenzi bawe ntabwo no kuba umugabo mu rugo rwawe byakunanira ntibishoboka ndumva bitazananira so ndagira ngo rero ariko icyo kintu gitekerezo ndagitekerezo kandi bitari kera humura bitari kera rwose ndaza kumukwereka kandi nizeye ko nawe uzamushima so ubwo rero urakoze kumpa iyo information yego subira ku kazi ndaza kureba akanya hasimbukire nk'utembera noneho nibyo byaba ari byiza ukabiyereka ukabiyibutsa yego ariko rero icyumweru kimwe ntabwo ari ntabwo ari cyinshi wandenze irembo madamu ari kuyirira atinda kuva mu kazi ariko bizakugarura umunsi uje kuma raporo y'akazi bizakugarura dusura uramundamukiza ntacyo yes ndamuramutse ariko koko n'ubu ngubu wanze kunywa inzoga ku bintu by'inzoga ntabwo zindyohera ubundi se kuki umatira inzoga mama bitari inzoga neza ko nakubwiye ko aricyo dufite hano dufite inzoga rwose ngaho bikunyekera bwo mbwira makuru meze neza ariko ntabwo meze neza ni ifoto kandi kukureba ubusore ameze nk'umuntu wishimye harabura iki se baby ngiye uriya mugabo amaze kunanira umugabo kunanira gute umugabo udashobora kumenya icyo utekereza umugabo udashobora kuguha umwanya ngo avuge ati mu by'ukuri umugore wanjye arashaka iki akumva ko niba yagoye amafaranga yateretse hariya yatashye byarangiye nta kindi kintu ntimushobora kuganira ntushobora kumubwira ikibazo ufite ntushobora kumubwira ukuntu ntushobora no kumuha inkuru ese reka nkubaze umugabo wawe nimba bavuye ku kazi ananiwe ugize imana yatashye hari abandi badataha n'ayo mafaranga none yabonerega numenye naho yagiye ashobora kuba avuye mu kazi ananiwe sibyo ariko umugabo we ntarindira ibiryo njye mbona ntaribiri ubwo se wagize ngo we nyine sibye ibyo ngibyo wagize ngo abandi bagabo bafite abagore noneho reba twebwe dufite uruhinja udashobora no kuza guterura umwana uzi ko ngewe nyeka katanibuka n'isura y'umwana wacu sheri nta muntu wubaka nkundi ntukarebere ngo abandi buriya nabo nyine wasanga ubareba nk'uko nakureho ukambwira ngo ni ifoto nabo ntiwamenya ibyabo nyuma yo kubareba uko sibyo nta muntu wubaka nkundi wowe ubaka ukwawe sibyo ngewe maze kurambirwa n'igihe mba numva nanakitahira ni uko ari igihe nyine byanga nkavuga nireka nkomeze nyine mpfushe mbese umugabo we yari yagukubita yankubita se twahuriye ajya kubwira nabi yambwira nabi se twavuganye hari ikintu wamuburanye arahaha akazi umva cyakora ajya nanumira n'ama makeup akanumira hanze akangira ahubwo se ushaka gufata neza ngo utajye guheka kujyana ku kazi ndashaka ajya nyitaho ama mwanya ame tuganire mubwire ibintu ntekereza mubwire icyo nshaka kandi aguha buri kimwe urambwira ko buri bimwe ariko ndakubwiye ngo uzi kuva twabyarira mwana samaze kugira amezi 4 uzi ko tutarigera mu cyumba dukora romance babe nawe ugomba kubigiramo urari ntabwo ugomba kuvuga ngo umugabo w'imikino umukoro araza agakaraba yamara gukaraba tujye kumva yagorinye yagiye umuhamagara ashaka kuba ari nk'imusanze ari kuzamuka come on baby ibyo ntabwo byatuma utandukana n'umugabo ariko ibyo ntabwo ari ibintu byatuma usubira iwawe hey baby hi urwaye grippe nise nirakira ntabwo irakira gato aracyapfuye dore umukobwa rero kagakeye ibyo byawe ni byiza baby ko cyeza ko baryara imvuye mu kazi ndushwana nawe urabona kikubona ntabwo ntari kumbona ese ko utari uri nawe uri kunkora sheri muri France arasubiwe ko mubona ukanampamagara ese tuba inshuti yo turebana gusa muheruka ryari rataho mbabarire muheruka mbyara none rero umwana agize amezi 4 yego muraherukana cyakoze inshuti ni Yesu we ariko cyakoze urakeye France bwakugaye neza yarananutse yarashizemo ajya amize kirida kandi ndi kuri tayi simbona sarabaye muzungu kujya kuri tayi yarabaye muzungu bitwaye abo muzungu byaye wabaye wasanga yararwaye igituntu irwa yego mana yanjye mbona mwikomeza kunje utabivuga ahubwo urarwaye n'amambo waranutse basi sir nsanze muri mubigize muri kuvuga ibiki nonaga wajya ngo muri concentre sha twaganiraga nyine biraho cyane ndi kumubwira byahindutse by'umugabo wanjye kumenya yananiye biba biri kiko nakaguha ke
nakubwiye ariko hari ikindi kintu maze kubona. mubwira iki se? Jewe nari ndi kumugira inama nyine wasanga amaguriro bitaragendaga neza. Ariko hari ikindi kintu maze kubona. Nubona ko iriya kampani yacu yegeranye n'aho akorera uriya. Rurangwa. umugabo wanjye yitwa Rurangirwa. Byose ni za rura nyine. Utandukira umugabo usanga kunega. Umva nkubwire umugabo wawe ejo bundi mubonane n'uno mukobwa. Geza. Nafashe amafoto. Ariko mana wabure n'ubushobotsi. Narafashe amafoto. Kugira ngo mwereke none se numara kumwereka bigenda ute? Umugabo utita ku mugore we. Ese muri inshuti koko? None uko biri kushaka kasenye ngo wafashe amafoto yo kuyi. Ese wagireka kujumpinga to conclusion. Ntago mvuze ko nshaka senye. None ayo mafoto nayiki agamije iki numara kuyamwereka umva bigenda ushumi. Nabyo areba. Umva turimo wowe aho ibyo ni ibintu wumva wishimiye kureba. None se kubaka no kumwereka ayo mafoto y'abantu bari kumwe batagize ego. Champerize. Ntago ari umugabo wawe. N'uyu munsi mvuye ku kazi mubonanye n'umukobwa n'umugore nari. Ubwo se ntago ari secretary wiwe. Zana turebe. Ariko noneho na nyine. None se reka nkubaze. Ubwo numara kureba ako pameze ko uri umusazi rero bagiye kujya mu matwi rega nawe usare. Mugiye kureba wagira ngo ni umuntu muvukana cyangwa umuntu watumye. Ahubwo wowe vipi zawe. Jesus. Hari umuntu watumye wabonye umugabo wabonye warebye ego. Kusetsa uko wasaze. Iki? None sinagura umukobwa umuzi. Ange do reba. Simba nabivuze isinaga umuzi washatse amakuru ware nuwahe kutamuzi se nyine ibintu bazana mufotorana na mushiki w'umuzaniye ngo bamuciye inyuma nuwahe wirirwa birukanga inyuma y'umugabo wanjye okay no mbwira ngo nuwahe uriya ni secretary wowe nukivange mu mubano w'umugabo n'umugore ubundi ikibazo nibaze bureka gato ugira umugabo ngira umugabo nkeneye muri none kute uza kwigisha umuntu ububatse kubaka kandi wowe utubatse ntago nje kumwigisha kubaka wamuhaye akazi ko kugucungira umugabo se basi wenda ngaba ari nge wivanze mu bintu ntazi Pame umva nkubwire Pamela urugo n'urwawe n'umugabo wawe uri kumva aba bandi bazo kukubwira ibintu by'ukurande no ni wowe nawe ibintu tibonera abagore bangahe umwe babiri batatu bose bagiye gucibwa ariko ndumva namuneka siguse ubundi bazajya wanjye yamwemera agakara ubeshya kuri akorera Pamela mureba umwitegerezo ntabwo bagira type nabawe nagaruwa Pamela umugabo wa Pamela n'umwana mwiza umugabo wanjye nta mu mwanya ariko ntabwo ajya shurashura yiruka nka umva na telefone yarayisiga umva arayisiga gurya akigendera reka ngo story ntoya short story hari umugore yarafite umugabo umeze nk'uwawe neza none akajya ahora ajya muri telefone rindira akajya ahora ajya muri telefone yiwe akabona nta kintu rwose ibintu byose biri clear ariko se bigamije iki ushaka kugera ku ki azasange wa mugabo afite agatelefone gatoya agumisha muri office none yivugisha kubona wayifite kuko wavuze ko ameze mu modoka muri office iyo telefone yo ese undi yaraguterese byibuze duhura urugero rwo ko yaguterese nibyo byakumvikana afite abagore none ayo makuru rero y'abagabo batereta abandi bagore kandi bafite abagore yakura he batagutereta experience nk'aba bose aba bose iki aruba uri kubona asa nabi ku buryo wamure kuvuga ngo afite umugabo mu butamwitayeho cyose no gusana katamwitayeho undi byamubujije gusa neza ubu ko tamwitayeho umva nari ngwamagaye ngo uzusuze Ange ntabwo nari ngwamagaye ngo uzumbwire ko ubonye umugabo wanjye kandi aranambwiye ngo mukagiye kuza mujye mugenzwa na kamwe sibyo mana yanjye Ange uteye umujinya n'iseseme reka nkubwire ubwiza ntabwo ari cyo kintu cya mbere kimatanye none ko Pamela ari mwiza bigeze ahangaha ubu ngubu bimubuza kuba yicaye muri ino nzu yicaye bitwaye iki yabuze she used to travel Canada azenguruka nkawe azenguruka isi yose sheri n'agaciro mu rwego rwawe ntabwo ari mu rwego nta nubwo yigeze ubu yabaye mu mama afite kwicara akita ku mwana nagakiri nkawe gucyaza akaguru uzenguruka ntago ari ugutyaza akaguru reka ibyo tubireke icyo ngusabye ni kimwe umugabo na mutware kuba traveling nta nuwaguha kugenda wubatse ariko singenda no kubagabo urubatse Ange wintera wituma nsarara ubwirwa n'icyo nubatse da urubatse ubwirwa n'icyo nubatse ntago urwubatse ibyo byose nta nubwo rugize ntago ruhana ariko rero musohoke mu rugo rwanjye what musohoke mu rugo rwanjye
agapfa harya bavuga ngo nagapfa nagaca kaburiwe nabyo agapfa nagaca ngaho musohoke mu rugo rwanjye nonaha reka mwakomeje muravuga umwe yavuze mbese nta n'ubwo ushaka kwamera ngo musohoke Akazi niyo nakiha hari ibintu bita volunteer ugamije iki bya kuvolontinga reka para ku mugabo wa Pamela erega nawe sohoka twese turasohoka ndasohoka ariko uve ku mugabo wa Pamela narakubwiye sheri uzuba kutagendeye kurara urandebera ra mashyano mwahereye mwaravuga ibindi akavuga biriya nta n'umuntu n'umwe ushaka gutekereza ibintu ari kuvuga umunsi mwese mwarubatse kandi ntazagira umuntu ugaruka anatambajije Anje amakuru ki se? Meze neza? Nziza cyane. Meze sawa? ntabwo tumeze neza Anje rero Anje reka nkubwire ikintu cyatumye nguhamagaza ndabizi neza ko ni wowe mbisubire mu inshuro nyinshi inshuti ya sheri wanjye niwe inshuti ye niwe ajya njya numva uburyo agutaka nkumva kuri inshuti nziza koko icyatumye nguhamagara rero ni iki ngiki sheri umbabarire ndakuvugiye kuvuga mu izina sinjya nkubahuka ariko reka ndivuge binyemerere Pamela uyu nguyu arimo aranshinja kumuca inyuma winca inyuma na sekreteri wawe si Pamela arababonye amafoto se ntabwo yabonye sheri please bayatwereka ntabwo twari turi kumwe tuza ko yabonye reka mbanze mvuge ni njyewe namwihamagarije uvuga ko ari secretary we n'icyo bigutwaye nawe reka mbanze mvuge ubonye guca inyuma cyangwa abonye amafoto bari kumwe gusa wabonye se bari mu muhanda wabonye bari none se ko bari kumwe n'umuntu bivuze ko ari kuguca inyuma nta muntu yemerewe guhura nawe se aho please secretary we waranamufite nyine niyo mpamvu bari kumwe bari kunca inyuma nibyo byiza nyine kugira ngo bahuze urugwiro niyo mpamvu bari kumwe neza nyine kubera ko ntashaka guteka ikintu na kimwe chérie tu me dois un respect nyuma nk'umugabo mvuge sibyo Anje rero Pamela uyu nguyu urukundo rwacu rwamaze ikinini ndamukunda Pamela yatumye nitwa umugabo Pamela arambyara atuma nitwa papa ntacyo umunganya nacyo muri iyi si kandi nawe arabizi nubwo abyirengagiza ariko Pamela arimo aranshinja ibintu ntigeze natekereza mu busore bwanjye ndakumva cyane ngewe ndakumva ariko ntabwo aramfata n'umunsi n'umwe nibyo sinzi aho abikura mva hano nkajya mu kazi nkava mu kazi ngaruka aha kereka ahubwo niba ndiga ko nkunda akazi icyo cyo rwose ndacyemera ndanakimusaba n'imbabazi niba zisabwa oya gukunda akazi byo si ikosa si ikosa umwana yabyaye si umuwamuzi isura ye ngo ayikubwire sheri gukunda nakubwira isura y'umwana yo ku ntisi niba ari Pamela agomba gushaka amafaranga batunga ndetse azaze amafaranga ashobora ngo ntabwo bakora nyine azaze yitwishanye n'umwana amuteruye kugira ngo wese ko iwacu batakoraga none se nyine barakora n'uyireka akore nawe ashaka amafaranga akore noneho nzamusigire ino nzu akusigara akora noneho turebe ikimumarira Pame ni mwebwe akorera ugiye nyine ntabwo yaguma gukora yaba ari gukorera iki adukora se tutamubona Pamela wambare ugatuza ukavugira hasi Pamela ako ntuje gute unshinye imana secretary wawe mwirirwa mujyana n'ukirya hano wirirwa wagiye gusanya na secretary wawe nta muntu ukubona hano mu gitanda hagera uhita ugona ariko Pame maze kubona ko ikibazo ufite ni inshuti mbi waramubonye umugabo wawe ari kumwe na secretary se batwereka amafoto ni amafoto nyine waramubonye se wari wibereye ayo mafoto twari turi hehe se mafoto ntazi ni mafoto ki wayabwirwa n'iki se bajya kugufotora barakubwiye ngo ugiye gufotora Pame ntabwo umugabo waguca inyuma umugabo aragukunda aba ari gukora ibishoboka byose kugira ngo agushimishe ahubwo biha agaciro wirinde abantu bakujya mu matwi ariko Anje uri mu kazi ntimushobora kwicara bakabafotora
none se hano ujye ubura umwanya wo kunganiriza nakuvugisha no gusangira nawe saa sita ukabyanga nijoro gusangira nawe bikanga ubona umwanya muto kugira ngo babafate kandi buri gihe uri mu kazi hari aho managiye kurya se harahuze Pame watuje kandi ubona umwanya none se ari amafoto yabonye ari shuti bagiye musheri babipanze bicaye nyine birashoboka ko babafotora nk'uko twicana umuntu adufata se wabo babafotora se bari he Pamela anje nimbonera ariko yari yabona umugabo uca umugore inyuma uko bameze ninde wundi mugabo uca bugufi imbere y'umugore we tuza mu mwanya yitekerezo ari no ko biri buze gushira kera kwava ngo birashira nyine ubwo no kugerageza byo nagushinja ukagira ukuntu bimara what am I going to do mu mwanya sibyo mu mwanya yitekerezo indisiri neza ko biri bushire sibyo wowe ikintu ugomba gukora uragerageza ntabwo akazi ukareka pe ariko nyine uragerageza wongera umwanya wamuhaga sibyo wigomwe ufunike ariko nyine umwongerera umwanya kugira ngo abone ko hari cyahindutse ukuri urwo rujijo nyine rwose rutuma akeka ko ushobora kumuca inyuma anje uzi ikintu cya mbere kibabaza ni ukugushinja ikintu nta n'igitekerezo ufite namba ndabyumva ariko icyo kintu kirababaza kivuna umutima niba nyine avuga ko utamubonera umwanya n'ayo mafoto y'abantu bandi bagenda bakugendaho bamwereka ko uri kumwe n'abandi bantu kandi we nyine nta mwanya aba arekera mu mwanya yumva ko wahaye abandi bantu baha umwanya umuntu adakunda se ahita yumva nyine ko bamuciye inyuma ariko se anje ubu waza hano turi hano akaza akadufotora tumeze dutya umuntu ntiyashyiraho komantere ashaka ndabyumva cyane kuko n'ifoto isanzwe nta birenze sibyo ariko nyine bitewe n'ibyo wabatekereza muri yo yishyizemo ahita yumva ko ari ibyo bavuze niyo mpamvu ugomba kumuha umwanya ugomba gukora ibishoboka byose ukamwongerera umwanya wamuhaga anje ndarahira imbere y'Imana ishobora byose sinjya ntekereza guca umugore wanjye inyuma nta n'undi muntu nabona mwiza muri iyi si umeze nkawe ikindi cyakora wenda akazi ko ndagakunda pe niba ari cya ndega byo nta nubwo azabishobora kuko akazi niko kadutunze niko gatumye tumera durya ndabyumva ngiye ngusaba ikintu kimwe mbabarira umunyegerere uza mukonvinsinga ndabiza no aragukunda yanakumva kurusha n'undi wese mbabarira umunyegerere ngiye nzakora ibyo ushoboye byose mbashire ninguye ngo ndababaye ubyumve ngo ndababaye ubu bigiye kirageze noneho mfata inzira njye iwacu ubu nibwo ikibyibuka rero ubu noneho ngiye kujya kwa mama nongeye kwibera n'umwana wanjye azabaho uko Imana izabishaka njye ndikumva ari nkawe unagira n'isoni ibaze ko warize ibintu nabikubwiye kuva ryari umugabo yaguca inyuma umugabo amafaranga ajya kuyabagore umwanya ataguha awuha abandi bagore urumva narabikubwiye anje yasaze ngo ndi kuguteranya none ubwo urano bikugeje bagiye kwigendera ndashaka kwinjira nawe misekira Rwanda njye ndakubwiye ngo nta n'ukwezi nari kumara muri uru rugo none wowe maze n'igihe kingana gute nubwo buriya twari tumaranye hafi imyaka mbere yuko tubyara nyine abanje kubana nakubwira iki decision yo gufatanya ngo wayifatiye noneho nizeye ko anje atazavuga ngo ninjye utumye wahukana urumva ngira ngo ibyo nakubwiye warayibonye ba secretary wasanze bataryamana se mba ntago nigeze mufata pe nubwo ngiye kwahukana nawe nafashe ngiye mpamvu ngiye kwahukana ndambiwe buri gihe abari mu kazi Monday to Friday nyagara akazi shaho uzarebe ko na WhatsApp yitaba muri laptop yiwe wenda bari gucata n'abantu ubwo rero byo ngibyo byararagiye nta mwanya ngifite wo kubireba kuko rwose ngiye kwigendera nta mwanya pe ya n'ubundi ubuzima wari ubayeho mbere nibwo bwari bwiza kurusha ubu ngubu uri kumwe n'abagabo umugabo ndabona yarakubowesheje usiga wirwanda agahinda ntugiseka birababaje ubuzima nari mbaye ko kurabushyigikiye
kwirirwa dusohoka kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere umwaka ukaza undi mwaka ikibizo uko twandura sida nta bagabo twajyagamo ni ugusohoka gusa nese bizansohoka n'uruhinja rega ndonsa uzamuha amata wana nose ababyeyi batonsa bo ntabwo abana babo bakura uzamuha amata kwanza no konsa bituma amabere agwa ntukajya unabikora cyane umva ntabwo ndi muri uwo mwanya icyo naguhamagariye hano nagira ngo nkubwire yuko nshaka kuzinga ngufashe tuzinge tugende ataraza aranahari arimo hano arimo numva nashyushya nk'amazi nkajya kumumena mu mazi umva genda uzinga atabizi uzinguze ngufashe tubijyane urumva nazanye imodoka uzi tubijyane utahashye na kimwe mubwiye ntazanamenye naho wagiye reka basinye nde kuzinga yicaye mu cyumba si ngombwa kujya kumusezera we zinga hanyuma ngo twazino tujye kwa mama vavu komeza nawe ukorora n'ubundi nawe ntiworohe nzajya kwa muganga mbabarira umva vavu ntihagire ikintu na kimwe umubwira umwana wareba ngo nze mufate ndaje nawe muzanye abagabo b'imbwa gusa ngo buriya rero ngazinga kurikije inama abakobwa tuba ibicucu nizere ko atari kubona nazo nawe nabe inkumi nkatwe twese natwe ntabwo twari twiyanze mbega umugabo wanjye angurira inzoga umugabo wanjye amafaranga come back to single life Bien? Are you okay? Yeah, I'm good. Noneho ayo mavuta wisize ameze twundi manzi by'amazuru. Ari kugumira neza nagara amavuta ni perfume. Birashoboka perfume sinzi niba nzayishobora. Wenda ariko nzayimenyera. Okay, nyine ndagushaka. Ashaka? Ubirenze uko turi kumwe se? Shashe wakwihanganye gatoya koko. Ndagushaka ngo tugende mu cyumba mubwire. Basi mu minota 20. Mbanze akantu gasozi. Nguke? Mu minota 20. Yiki? Mbanze uzikano kantu sheri. Narinje kukureba uri kubyumva. Ndanabihaze ndanabirambiwe. Kara agatese gato tunagera aho nkwereke ko. Nasoni minota 20 se yiki? Iminota 20 yose. Yuko wakoze iki se? Sheri, wingora. Okay, ndikukugora. Kankorohereza ibibazo mbikoreze rwose ngewe Pamela sinzongera kugora. Nagira nkumenyeshe ko naringiye iwacu. Uvuze ngo? Mvuze ngo ngiye kwa mama Pamela. Kandi ntuzaze kunshaka. Ubitewe n'iki se? Mbitewe n'aka kazi kawe ka buri munsi. Iyo minota 20 yawe izavamo imyaka 20. Ose sheri. Dika umva nkubwiye ariko ntukivumbure n'aba. Minota 20 nivumbura nk'abana siki. Buri munsi umuntu arakubwira ngo ndagushaka, ngo ndi mu kazi, ndagushaka, ngo ndi mu kazi. Ese uragira ngo ngiye Pamela nzakora iki? Ese kazi nzakora iki? Ngaho kumana akazi kawe. Kandi ngiye ntuzongere no kumpamagara. Na nimero yanjye uyisiba. Ego. Wabyumvise? Wabyumvise neza? Na nimero yanjye uyisibe. Nta n'isoni. Buri munsi akazi kuva kwa mbere kugeza ku wundi ucyumwere kimwe umwaka ubu ngubu ako kazi kawe kazagutunga. Udashaka kumenya ikintu umugore atekereza, udashaka kumenya cyashize mu rugo, udashaka kumenya ukuntu umwana ameze, buri munsi ngo akazi. Paka ryari? Nagira ngo umenyeshe kutazaza n'imbere ya mama ntuzahahinguke. Pamela sibiki. Wakwihanganye. Nihangana siki. Kuva twabyara utaranyita sheri. Umva icyo akora cyose nta wundi mugabo uzaza ngo kwitira. Kugira ngo umenyeshe ko ibi ngibi ari finali yanjye nawe. Don't touch me. No. Don't do this please. Ubu none ni gubyibutse. Nagira ngo nkwereke iki ngiki none ari ikimenyetso cyanjye nawe cyanyuma. Kigaragaza ko tutakiri kumwe. Basi sheri unyumva bwa nyuma. Sibyo?
basi mbabara ndakwinginze ngiye gushaka umwanya uhagije sibyo wowe ngiyewe ninjye ubyivugiye mbabara Pamela ngiye gushaka umwanya wawe uhagije nzabifatanya n'akazi nzamaranye akazi hano mu rugo nahawe binyemerere basi musore uramenye ko hano ari ahanjye ntabyo uzi binyemerere mbabara binyemerere basi uribuka kera ukuntu wandebaga reka dusubire muri bya bintu byacu bya kera umunsi wagira ngo amavarisi yanjye aho yagiye wagira ngo amapine yaracitse cisha make ndetse niciye fayini nza gusohokana aho ushaka rwose ndabyemeye okay tuzajya mu cyo gihugu icyo uzashaka promise yes I promise numbeshya n'undi style nzagenda ariko ngewe unzimo umugabo ubeshya umuzima umugabo uhagarara ku ijambo rye yavuze akazarikora mu myaka 10 basi ngaho seka bebe nyine banza umbwire igihugu tuzajyamo gishake wowe niwe uhitamo tuzajya muri Canada ubundi ntituvayo tujya Dubai shopping Montreal cyangwa Toronto ni Toronto basi ndabyemeye umbeshya ariko kandi ibyo ni turabishoje none urabyongeye nta bintu byo kumbeshya ntabwo umbeshya ariko umbeshya pardon kabisa basi rafiri ku bakunzi ba GJC Media TV mbanje kubasuhuza ngewe uri hano imbere ya kamera nitwa Sharif ku mazina ariko muri iyi filime nakinye nitwa Rurangirwa muri make rero ni filime nziza itanga ubutumwa hano hanze kuko ibyakorewemo byose hari ngo bigaragaramo nkaba rero nagira ngo ntange ubujyanama ku bantu bubatse ingo ndetse nabitegura kuzubaka izo kugira ngo ibyambayeho bitazabaho nabo muri make reka mpere ku bagabo rero mwubatse ndagira ngo mbagire inama mwabonye Rurangirwa ibintu yakoze mwabonye ko yitaba ku kazi cyane akareka inshingano ze mu rugo kandi namwe murabizi ko iyo umuntu yarongoye umugore yazanye ntabwo ari mushiki we umugore yarekaramaga ibye gusa ndabagira inama ndetse nanjye ntiretse ko byambaho nanjye mfite urugo biriya bintu bizigera bibaho n'umunsi n'umwe ni ukuri kandi niba mushaka kugira ngo ingo zanyu zimere neza umugore we kugukeka nawe kandi uzuye inshingano zawe biriya bintu ubyirinde gusa ni umunsi byanabaye umugore nawe akagukorera ibintu nk'ibyo Pamela yakoreye Rurangirwa uzace bugufi umusabe imbabazi wa mugani uvuga ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe mwibagirwe uriya ntukigezweho kandi urugo ni urwa babiri mugomba kujya mwumvikana icyo ni icyambere abadamu rero namwe ku ruhande rwanyu ndagira ngo murebe uko Pamela yitwaye wenda niba hari aho yarengereye uzagabanye ariko buryo umuntu agira uburyo yakira ibintu butandukanye n'ubwundi Pamela rwose nanjye ku giti cyawe namushimiye yarangerageje nimvuga ngiye wumve Rurangirwa ntiwumve Sharifu yarangerageje bishoboka agira uburyo nyine yakiriye ibintu noneho byagiye bigeraho adashobora kwihangana buriya n'uburenganzira bwe yahananiraga umugore wawe nakora nk'uko Pamela yakoze uzamwumve uce bugufi umusabe imbabazi bagore rero ntimugatinye n'umunsi n'umwe gushyira feelings zanyu hanze niba umugabo adakora inshingano ze mu rugo gira uburyo bitwaramo nubona adahindutse ugenda uzamura urwego kugeza igihe umugabo wawe azagera kuri rwa rwego wumva ushaka muri make ndumva rero ubutumwa natanga muri akanya ubu ngubu ariko ndasaba abakunzi ba GJC Media TV mukomeze mukurikirane buriya butumwa dutanga kandi mushishikarize n'abandi batari buriya butumwa ntimubuherane mubugeze ku bandi ubwo muzabikora mukora share na mubashishikarize gukora subscribe
bashyireho like ndetse na comment zanyu hariya hasi umwanya wazo turazishaka kugira ngo ubutaha aho bitagenze neza bizagende neza. Ntimugatinye kutubwira amakosa twakoze kuko niyo ngenzi kurusha kudushima no kudushima of course muzabikore ariko amakosa nayo turayashaka. Murakoze rero ndongera mvuge nti mukore subscribe kuri GJC Media TV ku batari bayikora turabakunda cyane.